karabaye uwitwa Jihadi, uwitwa Pazomani, uwitwa François Xavier ndetse n'abandi bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'amano basabiwe gufungwa. Hano turaza gusaba kwihangana ku bantu benshi cyangwa se ku bakunzi baba batipe kuba mutaramenye amakuru yaranze cyangwa rezilita zaranze urubanza rw'iburanishwa mu mizi ku cyaha aba batipe bakurikiranweho. Ubwo uwo mvuga ni Mr Jihadi cyangwa se umushu wanyu na uwitwa Papi Nesito n'uwitwa François Xavier ndetse n'umujene witwa Kejone. Murabizi ko aba bajene bamaze igihe bakurikiranweho icyaha cyo gukwirakwiza amashusho ya mpano ubwe yishyiriye hanze. Mwagiye mukomeza kumva ibi byagiye biranga imanza zabo ndetse na rezilita zagiye zivamo, ariko murabizi ko bari babakatiye 30 jours. Ubwo ndavuga bajyanywe imageragere. Iyo 30 jours yageze aho noneho ubwo irarangira baza kuburanishwa mu mizi. Ariyo makuru y'ingenzi aka kanya ari gusakara cyangwa se yamaze kujya hanze, yavuye mu rukiko indani y'ibyaje kuva mu rubanza baburanye mu mizi. Turaza no kumenya umwanzuro w'urukiko. Ese niki urukiko rwafatiyeho umwanzuro kuri aba bajene? Yes, ngiye mukomeje kumva ni MC Panasha, hano ni kuri Big Choice Rwanda, ndetse tunabashimira urukundo n'uruhare mukomeza kugira mu gukurikira no gushyigikira Big Choice Rwanda ku makuru y'umunsi ku wundi tugenda tubagezaho. Hanyuma rero uraza kumbwira uti ese ubundi Jihadi wamukundaga iki, kuko mbizi neza ko ugiye kuzamukumbura. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga hatambukaho amakuru atari meza habe na gato. Kubera kuba atari meza nta kindi, ahubwo ndavuga ko amakuru amaze iminsi atambuka yari ibihuha. Hari hamaze igihe hatambuka amakuru y'ibihuha. Ese ano makuru y'ibihuha yavugaga ko Jihadi yafunguwe yakomotse kuki? Yakomotse kuri nde? Ese uwayatangaje yaragamije kugera kuki? Ese wowe waba wari warayizeye cyangwa nawe wabifataga nayo? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo subiza amerwe mwisaho niba wari umukunzi wa Jihadi umushu wanyu, kubera ko ari amakuru yatambukaga ku mbuga nkoranyambaga yari ibihuha pe. Uwari wayatangaje ntabwo narinzi aho yayavanye, kuko ikimenyetso cyiza kigaragara wakwibaza uti umutipe witwa Jihadi igihe icyo ari cyo cyose cyangwa akanya n'isegonda ashobora kumara yavuye mu nkuta, mu nkomangizo z'igihome, ese yamara igihe kingana iki ataje kuri social media ngo abe yatanga ibiganiro? Kuki nta hantu n'ahandi na hamwe na hato waba wari wakigeze kuba wamubona ari mu biganiro? Icyo ni ikibazo buri muntu wese utekereza neza, ukoresha IQ neza ashobora kwibaza. Ni ukuvuga ngo icyo nakubwira ahangaha ni uko ari amakuru yari igihuha. Ntabwo Jihadi yari yarafunguwe, ahubwo Jihadi ubwo yaburanaga mu rubanza rwe rwashize mbere y'uko baburana urunguru ruheruka, ni ukuvuga ngo Jihadi we n'umwavoka we baburanye neza ku buryo byumvikanaga ko bishobora kuba biri gutanga icyizere ko Jihadi ashobora kurekurwa rwose akaba yagaruka mu buzima busanzwe ndetse akongera kuhagaragara. Ndagira nkubwire ko Jihadi we ntabwo icyaha cya Yampano no gusakaza amashusho ya Yampano arimo atera akabariro n'umugore we, ntabwo ari cyo gusa Jihadi yarakurikiranweho, kuko Jihadi yarakurikiranweho ibyaha
9. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi urwego rw'ubugenzacyaha rwakomeje rw'ubushinjacyaha kuko rw'ubugenzacyaha rwo rwararangiye hari gukora itegeko ku ngingo mugani wa Jay Polly. Hari igihe rero busanga ingingo zigukiza ziri kumirwa n'izigushyirishamo cyane zikwicisha zigucisha igihanga. Rero muri urwo rwego ndagira ngo ngaruke ku makuru y'aba bajene rezilita zavuyemo ejo bundi zimeze zite. Mr Djihad, Papy Nesto, K John, François Xavier bwe nagira ngo nanakubwiye mwakomeje kumwumva ku izina ariko menya mutarabonye amafoto kuko we ni umwana ubarimo mutoya cyane, umwe uvugwa ko yagendaga agurisha ayo mashusho amafaranga, ndetse ubwo bagenzuraga device cya telefoni ye basanze harimo n'andi mashusho menshi y'urukozasoni ngo yagurishaga abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo witwa Yampano niwe watanze ikirego cy'amashusho ye yagiye hanze arimo aratera akabariro n'umugore we. Bivugwa ko yashyizwe hanze n'umujyanama we witwa Papy Nesto, ndetse Papy Nesto ngo kuko bari bahuje cyangwa se email ya Yampano yabaga muri telefoni ye. Ubwo Yampano yafataga aya mashusho yaje kuyabika kuri email, hanyuma Papy Nesto we aza kumuvamo amashusho ayereka K John rero nawe ntiyayatinjijemo aba yagejeje kuri Djihad aba umwe mu batangaje iyo nkuru cyane kuri za social media, abivugaho cyane ubwo yavugaga ijambo ati imipuri y'i Kigali iraza guca ibintu. Hanyuma rero icyo dushobora kuvuga nanone ni uko aba batipe bamaze gukatirwa imyaka igera muri 5 yego y'igifungo hariya Imageragere, ndetse aba bajeni hakaba hari umutangabuhamya ari we uyu mujeni witwa Semuhungu akaba ari we mutangabuhamya kuri Djihad ko ayo mashusho kuko Djihad yaba yarayasakaje. Ngayo nguko makuru utari ufite nuko abyavuye mu rubanza rushize ari imyaka 3. Karabaye witwa Djihad, witwa Pazomani, witwa François Xavier ndetse n'abandi bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho ya Yampano basabiwe gufungwa imyaka 5. Ngira ngo abenshi bari bafite amatsiko yo kumenya ibyaranze urubanza rurerwamo abarimo Papy Nesto, abarimo Djihad, abarimo Pazomani, abarimo Kalisa John ndetse na Ishimwe François Xavier bagombaga kuburana mu mizi ku cyaha baregwaho cyo gusakaza amashusho ya Yampano arimo akora imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Twihuse cyane rero ngira ngo byinshi byaranze uru rubanza ngira ngo twagiye tubiriraho na mbere, gusa reka twongere tubyibukiranye muri makeya. Ngira ngo barabyiga ko ubushinjacyaha bwagaragaje ko Yampano yatanze ikirego yemera ko yifashe amashusho akora imibonano mpuzabitsina ku bushake kandi akabika kuri email ye, ariko kuko Ishimwe Patrick uzwi ku izina rya Pazomani yari asanzwe ari umujyanama we yaje kuyadownloadinga ayakura kuri email aza ngo kuyasangiza Kalisa John, nuko rero Kalisa John uzwi ku izina rya K John ngo niwe waje kumufasha kuyasakaza. Yampano kandi ngo yatanze ikirego arega Djihad ko yafashe amashusho ye akora imibonano mpuzabitsina akayashyira kuri site ye WhatsApp. Ni mu gihe kandi Kalisa John uzwi ku izina rya K John we yahaye papa cyangwa screenshot y'amashusho ya Yampano arimo akora imibonano mpuzabitsina. Ubushinjacyaha bukaba bwaragaragaje ko ayo mashusho yasabye uwitwa Papy Nesto ari we nawe bakaba barimo bareganwa, bukagaragaza ko nta yindi mpamvu yatumye ayo mashusho ayaka usibye ko yarashakaga kuyakwirakwiza. Kalisa John rero mu kwiregura hakanye ibyo gusakaza ayo mashusho avuga ko ngo ubwo yasabaga ataragamije kuyasakaza ndetse n'umuntu yaragamije kuba yayaha. Uwitwa Ishimwe François Xavier we rero yemeye ko telefone yari yakoreshejwe mu guhererekanya amashusho ya Yampano, ariko avuga ko hari umukozi bari baturanye akaba ari nawe wakundaga gukoresha iyo telefone ye, bityo ikashobora kuba ari wasakaje ayo mashusho. Gusa ubushinjacyaha bwerekanye ko uyu nguyu Ishimwe François Xavier yacaga abantu 200 cyangwa se igiceri cy'ijana kugira ngo aboherereze amashusho ya Yampano. Si amashusho gusa kandi ya Yampano uyu nguyu Ishimwe François Xavier yasanganywe y'urukozasoni, kuko ngo muri telefone ye ngo hasanzwemo amashusho menshi y'urukozasoni yasangizaga abantu abanje kubaca amafaranga. Undi rero n'uzaba akiriho Cyprien uzwi ku izina rya Djihad Mushu, uyu nguyu rero ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuri site ya WhatsApp yashyizeho amashusho ya Yampano akora imibonano mpuzabitsina. Bunavuga ko hari video ya Djihad arimo aririmba ndetse anakoma akagoma avuga ko imipuri y'inyarugenge ijagaraye ngo ariko mwihangane ngo gitare ngari ku ngoma.
ubushinjacyaha kandi bwerekanye ko hari groupe ya WhatsApp uyu nguyu Djihad yarabereye admin yarimo abantu barenga 989 kandi yashyizwemo aya mashusho ya yampano. Hakaba kandi hari abatangabuhamya barimo Eric Semuhungu ndetse n'uwitwa Gatete Sharon bavuga ko babonye amashusho ya yampano yashyizwe kuri sati ya Djihad. Djihad rero mu kwiregura abwira urukiko ko atigeze yoherereza umuntu numwe amashusho y'urukozasoni, gusa yemera ko nawe yabonye muri groupe ya WhatsApp. Djihad rero mu kwiregura yireguye agira ati ndi imbere yanyu nta muntu numwe nigeze noherereza ayo mashusho kubera ko enzi ko bigize icyaha. Uwitwa Kwizera Nesta we rero yemeye ko ayo mashusho yahawe akayoherereza abantu babiri barimo Kalisa John, gusa avuga ko ayo mashusho nawe yayabonye yaramaze kugera hanze. Papi Nesta kandi yasobanuye urukiko ko atigeze asangiza ayo mashusho abandi bantu, asaba kugirwa umwere ku byaha akurikiranyweho. Nubwo rero abo bose baregwa bireguye bakana ibyaha bakurikiranyweho ndetse bagasaba urukiko ko rwabarenganura ngo bagahabwa ubutabera, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rugahamya abaregwa icyaha bakurikiranyweho, ubundi bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 kuri buri umwe. Ngaya nguko rero njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda.